Ukora karaka video ka trading cyane nyine uri kuvuga ati nyine uri kubwira polisi ati bazi bagushake. Nyine je naravuze polisi ngizi nshaka. Gushaka. Umunyarwanda ndabyakanye. Uyakanye video yawe ikiri hanze. Ikiri hanze ni cyo ubonye i Kigali. I Kigali nta guseka nta mishinyo. I Kigali iyo ubonye nyine iyo ubonye iyo myumbati urayikanda ukawurenzaho amata. Uzasenga Imana ubona ibyo kurya niyo wanabibona ukabisigaza ukabimenya. Wowe uzasenga Imana wibonera ibyo kurya gusa kuko nawe ye wabibuze inzara iragukanda. Inzara iragukanda mwana nawe kumva ko yagukanda ariko nawe nubibona n'ibyo kujugunya nushaka ujye ubishugunya nta n'ikintu ngira kinyanditse. Yes pe na moto ntago ari yawe ni gutya ndeba gutya n'iyi myenda. Ubwo bivuze ubaka kanya mpfuye ibyanjye byose naba mbijyanye. Provisoire yo provisoire ni inshuro 5. Inshuro 5 uva yongera inshuro 5 mwana kandi naragarukiye siniyasigize. Nawe byumve ndi umuntu uzi ubwenge. Umuntu uzi ubwenge gutya provisoire irananiye. Nyagiseho yamaye miliyoni. Nibwo bwa mbere nari nunze miliyoni. Wowe mabure uzandebe twiyunga. Ngwaga challenge gatoya. Uvuga ngo wowe mabure nyine kuri ibyo uvuga ati wowe mabure tiniduhura atuzambona. Wagerageza kubivuga mu Cyongereza. Wowe mabure niduhura uzambona. Bivuga mu Cyongereza. Mu Cyongereza. Mwana twe twarize. Yego. Ese ubukungu muri iyi minsi bwarazambye koko gusa ubyibuke hari ibyo tutabasha gusimbuza naka na gato primary needs. Ikibanza muri ibyo ni guteka n'igikorwa ntasimbuzwa niyo mpamvu kwe kubikorera ahantu hajyanye n'igihe. None ukeneye igikoni cyubatse neza kandi ku giciro kikubereye. Ese ufite restaurant ushaka kuvugura ndetse ukagabanya ibicanwa ukoresha byose tubigukorera neza. Uzikirenze se nuko ari nko ku buntu neza. Ibigo by'amashuri mukeneye mivero ziramba kubaka cyangwa se kuvugura ibikoni byanyu turababanza tubakira igikoni kirondereza ibicanwa kandi kiramba sustainable strategy. Amoteri namwe nababwira iki? Ese kuki wakunda ikintu bigahora mu nzozi kandi duhari ngo tugufashe kuzikabya? Oya ntutinde duhamagare cyangwa twandikire kuri nimero. Igikoni kijyanye n'igihe ntikikaburi wawe. Ni motari we maburi sha wabibonye wagipetiwe. Noneho hano ibintu ngiye kugukorera maneko zikabakaba 1252 zimbwiye ko uri murazamuka imusumba aho bita mu Misizi. Batubwiye ko ino modoka ngari yawe waje kugura. Iyo ngiye ngeze natunga imodoka nk'iyi. Ibi byose babirogahe. Ikibazo cya mbere nakubaza twihuse cyane urabanza twibwire ariko wenda tukadere ku kibazo cya mbere. Ese ko twumva ukunda kuvuga ngo mabure ese ni wowe mabure cyangwa mabure ni umuvandimwe wawe ni sinzi wadusobanurira muri make? Byihorere. Mabure ni uwo mu ntara. Namusize mu ntara gutya. Nge nishakira uduceri twanjye nyine nizamukiye i Kigali nje gukora akazi k'ikimotari. Namusize mu cyaro. Ni uwo mu cyaro mu ntara. Njye nagize ngo wazamutse i Kigali wenda uje mu bindi bintu ariko bitajyanye na moto. Ntago nagize ngo ni ibintu bya moto warujemo. Ubwo se narinje mu bihe wenda tuvuye ni ikiyede. Ko nzi ko abantu benshi baturuka mu ntara baba bazanywe n'ikiyede akazi ko mu rugo. Shawapi mu rugo se ko bifashije mu rugo mani tubarifashije buri kimwe cyose. Uzi ko mu rugo naryaga inyama buri munsi. Ako ngeze i Kigali biranga. Ariko nibyo ni igisore. Ngeze i Kigali biranga. Uburyo iki? Ubuze urya icyo ubonye i Kigali. I Kigali nta guseka nta mishinyo. I Kigali iyo ubonye nyine iyo ubonye iyo myumbati urayikanda ukawurenzaho amata gutyo ubuzima bugakomeza. Ari ikibazo abantu bakunda kumbaza cyane cyangwa bakunda no kubaza nawe cyane. Amazina bwite ubundi bakwita gute? Uturuka mu kahe gace? Muri abana bangahe? Ibintu nk'ibyo nyine abantu benshi bakunda kubyibaza kuko abantu benshi uzarebe niyo baguhamagaye baravuga ngo mabure wo muhuye ngo mabure turahuye. Ibyo bihorera
jya ubihorera nyine ubwo bahamagare. nyine ubwo bakunda kwibaza amazina yawe bwite. Amazina yawe bwite. Hakizimana. 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 Mabure rero niwe ugiye kuba umusitari kukurusha, wazamutuzaniye ubundi cyangwa utaha mukazazana amakuru ya Mabure. Mabure ye mwumvishe mu cyaro ahari, tuyagendamo gakeya. Mabure mwihorere, njyewe nta muntu wamenya amakuru ye 100%, usibye njyewe uba ufite maneko nka 200 zimugendaho. Kandi Mabure nta n'umuntu umuzi, ariko hari ikintu usibye njye umuzi. Ye mwumvishe rero, we Mabure uzandebe twiyunge. Ejo bundi nabonye bagiye mu bukwe mu ntara, ntabwo mwahuye se? Twege mani, si wabibonye? Narabibonye. Wabonye pura naruye? Abantu basobanutse buriya, inyama ebyiri, akantu bita umwungu wa kinyarwanda n'akantu k'udusarade. Kandi ubwo kugira ngo nyine ibintu bigende neza, urya inyama imwe ukarya no ku kungo gato ugasigaza. Mbona harya ni nko kwicisha inzara nyine, se ugusiyicisha inzara. Ubwo nyine waruye biriya biryo kugira ngo wicishe inzara? Reka cyangwa hari umukobwa nyine ugira isoni abatikana haruye dukeya kugira ngo batabona ko nawe wirunga? Wese umukobwa ntabwo arya, nandagira se. None kuki warura bikeya, cyangwa uko wabaye umusirimu i Kigali nyine byagiye? Barakubwira ngo nyine uba ugomba kugendera muri revo yawe se. Ubwo twabivuga nka revo. Muri revo yawe. Revo nyine. Njyewe nyine ikigengezemo ntabwo ari icyo gukunda ibiryo. Mungana hari umusitari warura ibintu byinshi. Nta by'ubusitari. Igihe w'imyaka ngejejemo ntabwo inyemerera kurya ibiryo byinshi. Ntabwo kwemerera kurya ibiryo byinshi. Ni uguhiga amafaranga mbika kugira ngo nubake akazu, nanagure moto, ibindi biva mu nzu. Ariko hari abantu bamaze kutubwira ko uri kubaka mu ntara iwanyu. Mu ntara ngo watangiye kubaka. Shasi Imana yabikoze nk'ubivuga bikahita nkahita nguzamurira akazu mu cyaro. Ariko ufiteho ikibanza? Ikibanza? Nta n'ikintu ngira kinyanditseho. Yes. Na moto ntabwo ari iyawe? Ni gutya ndeba gutya n'iyi myenda. Ubu aka kanya mpfuye ibyanjye byose naba mbijyanye. Ariko ndetse kamubaze, tuvuge wambwiye ko ukorera 3,500 cyangwa 4 iyo bagaturikije aba ari 5. Ubwo ngubwo nimba moto atari iyawe, habamo no kuverisa cyangwa wavirisha byarangiye? Habamo no kuverisa nyine, hakabamo no gusagura yo kurya. Ubwo iyo usaguye muri 3,500 abamotari dukunda ibiryo. Mukunda ibiryo. Ubwo 3,500 nibyo usagura wanavirisha? Ntabwo wamenya iyo dusagura. Njya mbona kontrivasiyo nyinshi bakunda gukubita. Njye ntabwo bakunda kunyandikira. Nese ziriya bari ukubeshya cyangwa? Ziriya kontrivasiyo urumva? Ziriya kontrivasiyo nyine none se buri munsi hari izo positinga. Ziriya ni ziba zimaze nk'ukwezi naraparitse nabi, nyine bakanyandikira, ntabiba birenze. Ariko abantu benshi bakunda kuvuga noneho ko ufite sheri muri ino minsi mumeranye neza, ariko banyuriremo babwire. Sheri? Kuko ukuntu wagiye wambaye mu ntara wagira ngo n'ubundi niwe wari ugiye kureba cyangwa mwamanukanye. None sheri mwanya ntabirenze. Ngeze ahubwo umukobwa nerete yanatunga fone nini, akajya ndeba yirirwa ndeba ngasikororinga. Ntusaba agomba gukurikira ibintu by'umugabo. Akareka nta telefone agira. Ariko ubwo ngubwo aba mu cyaro ko nta mukobwa w'i Kigali waba adafite. Niyo mama agatira se cyangwa agatira iwabo, ntabwo natereta umukobwa ufite telefone nini cyangwa telefone ye. Nawe ubwawe ntabwo wayimugurira? Nimugurira kuko habaye iki? Nese ubwo ku munsi w'amavuko wenda ugiye kumana nka gift wamuha iki? Akoresha abahazi. None se amafaranga baba bashoye mw'ubwo bukwe ntabwo yamuviramo iyo telefone. Nyine ndi kuvuga ugiye nko yakoze nka anniversaire cyangwa ikirori runaka, ako kuba ukundana n'umuntu cyangwa uzi ko ari kuzana ngo ibyo ufite ngakirakira, ibyo se by'urukundo hari ahantu hataba urukundo. Ibyo yazabihabwa n'iwabo.
ko numva umukunzi wawe yagowe mama. Akagorwa iki mwana ibyo ngibyo mwana uzi ko gutyo urumva ari ukugura urukundo umukobwa ngo ukajya kumuha ibintu bihenze ng'ibiki ngo ubone kumwitayeho cyane ni ukugura urukundo mwana. No maze iminsi ikindi kibazo maze iminsi mbona nyine hura n'abasitari banzovu bande bose biriya bintu bifata gute nko mu buzima bwawe nyine urumva wenda uko wahoze ubyifuza ubu ngubu nyine biri korohera kurusha ubifata gute? Mani se guhura mani kuriya guhura nyine ni nk'aho ari Imana ibibishaka cyangwa Sabe bariya ni ababosi banjye Nyagiseho yamaye miliyoni nibwo bwa mbere nari nunze miliyoni Rahira warayimaze se? Narayifashe gutya numvira remereye irapima ikiro ikiro burasi kiba kirimo muri miliyoni ntabwo ndayitunga. Urayifata ukayiterura ukayipeza mwana kari akaba ari akazi gahambaye mba nakoze. Ubwo wayamajije iki? Kwamamaza bigira amafaranga miliyoni gutya iremereye ifite ikiro. Batangire rero bagire banakubwire banaguhamagare bamugane wamamaze baguhe kuri ayo mamiliyoni yaterure. Ibiraka by'umuntu aba bifite byinshi. Hari moto ndimo ndamamariza se. Noneho reka dufata akanya gato naribi nk'umunota umwe cyangwa umunota umwe n'igice ngaho naribi amamaza naribi nka brand 5 cyangwa bitewe n'izo ufite naribi amamaza naribi. Oya ziba ari nyinshi urumva. Kereka nzanyaga kayemba nazishyizemo naribi amamaza zishaka naribi nk'eshatu ebyiri ntaribi. Oya nta kibazo tuzaza tubikurikirana gake gake kumbuga. Naribi ubutange nzaza ewana nabishyize ku murongo ubu ngubu ntabwo naje nabyitegura ko hari moto ndimo ndamamariza ngo zimaramo umunsi wose. Iyo ngiyo bakwiye kuyivuga nyine kugira ngo bakomeze banagushake. Si byose mba mbabwira ikibazo cyanyu munshake muri comment nyibabwira. Nibagushake banakwishyura. Iyo moto ntabwo irakwishyura. Yaranyishyuye. Ni nayo yanyishyuye neza ko mana yawe. Nibaguhe rero moto utangire igene uko urabona ko iri kugendaho n'essence kandi uri kwamamaza moto y'umuriro imaramo umunsi umwe. Asubira kuko mutabeshyira moto imaramo umunsi umwe. Umwe Ngareka turebe nka urabona nyine gutwara moto ya essence. Noneho reba bano bafite moto za Spiro basigaye bagenda bagahagarara nyine igihe kingana byibuze kandi narabonye batondeka umurongo bakamara nk'iminota 30 batarabona batiri. Umuntu utwara Spiro nta n'iminota 15 yahamara ahita abona batiri gutya twara akahita ajya mu muhanda. Ejo bundi naciye igikondo noneho mbona moto zirenga nka 50 zihagaze kandi zirindiriye nuza batiri ninda ngaruka nkibona uwo murongo. Ngo nibaza ikibazo kiba kirimo. Ndabyibutse ni moto yari yagonze ipoto. Anga barabeshya cyangwa nawe uri kwamariza Spiro niyo mpamvu. Ya Spiro sari ikinema nta kintu guhapi ariko ngingenzi ko abantu ba Spiro kumurira ni vuba baranakize. Nase nyuma yuko Nyakisa aguhaye miliyoni ubu irihe wayimajije iki? Miliyoni gutya itavangiye cyane aroguzige wayisashe munsi y'umusego. Oya twe turagira nyine tujyana ku mabanki. Banki yawe irabyimbye cyangwa waguze ibibanza? Irabyimbye. Ubwo rigiye bazana agashinge gutya bagatobora umwuka ukavamo. Nta mikino. Abajura barakaze. None se Mabure ni umuntu uvuka mu muryango w'abana bangahe? Amakuru ya Mabure rwose nta kintu naba ngutanga. Wambwiye ko ari Hakizimana. Njye banyita Hakizimana kandi koko Hakizimana iki kimotari nzakiboneramo umugisha kandi Imana nizanyeza nyine tu. N'ubundi umugisha watangiye kuza uri kugenda ubibona se? Ubu se nawe niba umpa nka tarani ugaya amafaranga urumva koko Mana yanjye wayamara. Ubwo ku munsi wakora ibiganiro bingahe ugereranyije? Ku munsi usibye kino kimwe cyawe se hari ikindi nkorara? Kandi mbona uva ahangaha ujyanga wapi njye nta biganiro nkunda no gukora. Ako nanjye ngiye gufungura agacana bwite motari
ni motari. ni motari. hari abantu bazagutanga kuyifungura bayite ni motari kandi urumva ko amazina abiri ntabwo bizahura. irahari imaze kuzuza ibihumbi 19. ni motari. aha turaza gushyira link hano hasi baguforoyinge kandi bagukunde wabunga ni motari. yego aho ngaho ni byiza cyane. nari nkubajije ikibazo, Hakizimana ni umuntu uvuka mu muryango w'abana bangahe, avuka hehe, agace, yize amashuri? uvuka i Musonga. mu bana bangahe? 5. abana 5. niwe mukuru? wa 4. wowe uri uwa 4? abandi ni 3 n'undi umwe. umwe niwe mutoya? umwe niwe mutoya. ugakurikira abandi 3 nyine, 1 2 3. uwa 4 ni njyewe. ubwo ni ukuvuga ngo ukurikira umukuru? nkurikira umukuru. umutoya arankurikiye. ndi kubyumva noneho. waba warize amashuri angahe? amashuri si mwana, twebwe twarize mwana. twebwe njye nagarukiye siniya 6. siniya 6? ndi umusigi siniya nyine. uri umusiniya? siniya 6. nguha agacarenje gatoya. uvuga ngo wowe Mabure, nyine kuri ujya uvuga ati wowe Mabure niduhura atuzambona. bigerageza kubivuga mu cyongereza. wowe Mabure niduhura uzambona. bivuga mu cyongereza? mu cyongereza. mwana twe twarize. yego. wowe Mabure niduhura uzambona. nyine nshaka ko bishyira mu cyongereza none urumva mu cyongereza cyangwa mu gifaransa nabi. twebwe rero reka ngubwire aka kantu kandi ugashyire mu mutwe. twebwe nyine tuvuka mu gihugu cy'u Rwanda nyine. kandi ntabwo najya gusuzugura iki gihugu cyambyaye ngo mvuge mu rundi rurimi. none se kuki abayobozi bavuga mu mashuri twiga icyongereza buriya no gusuzugura ibyo birabareba. njye mvuga ikinyarwanda navukiyemo. uru rurimi nirwo mvuga kandi mbana n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. ntabwo neze kujya hanze mu bindi bihugu. ese umuntu aguje no mu diaspora akubwira ati ngewe ntaribi Hakizimana nshaka kugufata ukansanga hanze, kandi urumva hanze ururimi n'icyongereza urumva kandi utaruzi urumva byagenda gute? ugakoresha inataruzi kandi nge nduzi. uraruzi ako binananiranye wakoresha AI cyangwa ChatGPT. wandika ibintu ukabigushyira mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda cyangwa mu gishinwa, mu kiyapani, byose. ni nk'ibiki ukunda gukoresha kuri ChatGPT cyangwa AI? ChatGPT cyangwa AI. ariko kuri polisi bigeze kunyandikira konterivasiyo ebyiri. ngira ntuza ni ChatGPT. ndabyo ati nyandikira urwandiko rusaba imbabazi kuri polisi. irarunyandikira neza. noneho sinaze harya hepfo yarunyandikiye mu cyongereza. harya hepfo sinasoma nyine bavuga ati ngo shyiraho umukono n'iki nyine. ihita nohereza. kandi ni amazina nashyizeho. ako nari nashyizeho amazina yanjye kandi nyine mutetari yanjye itananyanditseho. ndohereza. niba bararusomye niba batararusomye simbizi. ubundi byarangiye wishyuye kontribasiyo. twebwe ni kugiye gutya aderegiti bayandika gutya, nanjye ndi kuri fone ndimo ndakanda akanyenyeri mbakandira akanyenyeri. nasugaye amafaranga yawe afite wenda yo tuvuga ati waverishe usigaye 350. ako amafaranga ya kontribasiyo wayagura ko wanaguze inshuti n'abavandimwe. kuri iki gihe nabonye rero ibintu byo kuguza bisigaye bigoye. ubwo ni wowe udafite abantu nyine ufite inshuti uguze ikenya z'abakene. ni ikibazo biba. urumva ni ikibazo. ubwo ugiye kujya mwiyambaza. ujya unyiyambaza ntukenera 3 mbwire 2 gutyo nyine amafaranga yo kugura mituye. none inama wagira ngo umumotari utishyura kontribasiyo ni nk'iyihe? ntayo namugira kuko twe turazishyura. ntabwo nagira inama umuntu natayigiriye. turazishyura izigora tuzishyura. hari abamotari bagenzi bawe nabo nyine bifuza kuba bamenyekana, bakifuza nyine kuba
nyine nabo bamenyekana nyine nk'uko nguko uzwi cyangwa inama wabagira ni iyihe? Bino bintu bibamo amafaranga, ntibibamo amafaranga, babijoyininge bigende bihe. inama namugira nyine umuntu akora icyo ashaka, niyo nama namugira. Nimba yumva bimurimo abikore, niba yumva abimurimo abikore, niba yumva bitamurimo abikore. Ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga gukora cyane, ni umugisha nyine, ni amahirwe aba yiyizi. Ibi ni amahirwe, ntabwo ari ukuvuga ngo gukora cyane ngo ibiki n'ibiki, ni umugisha w'Imana. nyuma yo gukora kariya akavidewo katredinze cyane, nyine uri kuvuga ati nyine uri kubwira polisi ati bazi bagushake, nyine njye naravuze polisi ngo izi nshake, umunyarwanda ndabyihakanye. wihakanye video yawe ikiri hanze? Ikiri hanze ubwo ugifite sinzi aho yayikuye. Njye nabasabye imbabazi birarangiye. Yego, ubwo nibyo nari kuvuga ati wenda wasabye imbabazi nyuma y'uko iriya video isohoye. Nyine byagiye, wumvishe umeze ute? Wumvishe bikubangamiye? Ariko wowe ko nawe uzaniranye n'ubuyobozi wasabiye imbabazi? Ko nayisabiye imbabazi, ubu byarangiye. Ibyo bintu bigaruye bakongera bakangarura, ubwo nabyisobanuramo ubwo. Baraguhamagaye se? Barampamagaye njye nsaba imbabazi. Ndansaba imbabazi, abayobozi bacu barambabarira. Ubwo urumva ko ibyo bintu nazongera kugenda mbivuga. Ntabwo wakongera kugenda bihita birangira gutyo, aderegite tuhita tubirya pozeho gake. Katukubaze, ubu ngubu umukobwa agusuye muri ghetto, byibuze nka bije y'amafaranga wateganya yo kumwakira ni nkangahe? Umukobwa nsuye gutya muri ghetto uvuga ati ngenda mwakira ahave kandi byose yari yameze neza. Inote yanjye y'ibihumbi 7. Inote yariye icyo ashaka, yanyweye icyo ashaka, inote y'ibihumbi 7 yamukemurira ikibazo cye cyose. Ariko ugura kumva ko wamugurira icyuma, nose 7,000 reba waguzemo wenda yari nose ubwakwatse inkoko. Ako ubundi ko mukina n'amafaranga 7,000. Ahubwo wowe ubu agusuye wamutakaza nk'ibihumbi 20,000. Njyema numva byibuze amake yakabaye nk'ibihumbi 100 no ku muntu umusitari nkawe, byibuze uba ukwiye kumutaho nk'ibihumbi 150. Ibihumbi 100 ese 7 waguramo iki? Ngaha tubwire, tuvuge ipura tugiye kumutekera y'ibihumbi 7. Barakubwira ati ibihumbi 100. Njye mbonye ibihumbi 10 nashaka umugore ngaya. None se reka nkubaze, reba ubonye ibihumbi, katubare ku munsi wenda ukorera ngahe? Ku munsi ngenda nkora inote ya 4 cyangwa 5, nagahamije. Wagahamije neza gutya inote ya 5 ndayishyikiye. Ukuvuga ngo kugira ngo wakire umukobwa byasaba ko ukora iminsi 2. Mani amafaranga yo kwakira umukobwa si yabo. Yo ni yabo. Wanaguza si wabura umuntu uguze. Ni ibintu biba byumvikana. Yego. Nibyo. Njye numvaga ibihumbi 7 bitashoboka kuko burangiyeyo nk'umukobwa aramutse mvuze ngo agiye kunsura. Ubwo no guteganya nk'inote y'100 nabwo nyine manumva ko ari buze yanyatse inkoko igomba kuza. Noneho ku muntu w'umusitari nkawe rero barumva bwo byibuze nyine bwo ibihumbi 100 niyo yashoboka. Ubu ibihumbi 100, ubu umukobwa aje kunsura mu byate ngo ino nsure yaza ashinyitse amenye ngo ibihumbi 100 ngo biramva mu mufuko. Ibihumbi 100. Ibihumbi 100 gutya nkabifata ngo mane mujye mureka gutesha agaciro amafaranga. Ibihumbi 100 umuntu bifite n'umusirimu. Njye ndabizi neza aba ari umusirimu. Numva hari abantu bamwe nk'abakora akazi nk'akawe k'umumotari cyangwa ka taxi bavuga yuko wenda nk'umupolisi ashobora guhagarika, ariko nyine akaba yaguhagarika nyine akakubeshyira wenda ngo ukoze ikosa kandi ntabyo ukoze, ukabura aho wiregura. Ukabura aho wiregura gute? Nyine ukavuga ati wenda nubwo umbwiye ngo wenda ndepashije hariya hepfo ariko ntabwo ndepashije. Mbese ko aba yakubonye ngo wakwiregura. Ababikubye yabibonye barareba. Ari ubwo nigeze kujya mu ntara mu rugo iwacu Musumba. Narindi inyuma y'ikamyo nabo ndeba ndefansi nuza
defanse kino kimodoka gikururana nyine ndakidefanse ahantu bitemewe ngeze ruguru cyane mbabona nkize ku ruhande ngo motari nambaye akajeri gukorera i Kigali se mba ndendikirije ati yego ngo perime yawe ahita mbaza na siranse ngo kudefanshije nabi kandefashije nabi barareba namusabye imbabazi no ahita akubitaho agacumi ako nta n'iminsi 2 nayima ariko iryo cumi niryo nari imanukanye mu cyaro nanjye ndi ku gati uvuga ati nahejeje ngende mbafate nyine yararinciye nabundi ndavuga ati se ibyumweru 2 se nzaba ndishyiraho naragiye ako nyine iryo cumu rirya uko ari kurirya nyine ugiye batakwandikiye ntabwo ari kuryisanzuramo byari byabaye intambara nkajya igihumbi mvuga ati nzishyura 10,000 gutyo ese mu cyaro se wakomeje ugakora akazi n'ubundi k'ikimotari kuko wari wamanukanye ntuza oya mu cyaro se wa motari mu cyaro ko mba nimereye neza ariko nine imoto nusubwo nk'ibihumbi 10 mu cyaro waguramo iki kugira ngo urumva bura n'abacuti n'abamabure bose bamungani uwo mabure we mwihorera mu cyaro ariko iyo wagiye uratembera nyine ugahuza n'abakobwa gutyo nyine gutyo uhuza n'abakobwa urumva se basubwo mu 10 ugahuza n'abakobwa ubasuhuza mwakuranye nose ntabwo wabagurira n'akaburushete kiki se we mba nkora adakora yego ndimo ndakaraga moto ku mugenzi wa Senyisa wese naba akora ibyo akora nta kintu nakugurira bazakubwira biragoye byihorere ugomba kubigendamo gake oya biragoye pe kurumva kumanura 10,000 mba numva bijyanye nk'umuntu ugiye nk'umuntu ugiye umanuka nka kuriya wari wamanutse wifunze umanuka ufite nk'ibihumbi nka 50-30 uvuga ati ahangaha rwose noneho ndabamara urabamarisha iki ibintu byo mu ntara abantu bo mu ntara nyine usanga afite imirima afite amazu ukava i Kigali ngo gura akantu wowe nta n'ikibanza wari wagura akagutegera intoki ngo gura akantu biriya bintu byihorere ese Hakizima watangiye umwuga w'ikimotari ryari njyewe umazemo igihe kinini mazemo igihe kinini umwaka ni nabwo wari ubonye perime oya perime nari nyimaranye nk'amezi 6 amezi 6 gutyo utigita amafaranga ya moto yo kugira ngo Kigali nari mfite na moto yashaje ifite umwotsi genda inywa umwotsi ariko ari mu cyaro yikoresha oya ntabwo na motara yanyinde yo kwitembereraho mu cyaro nka kuno mu kiragura imodoka akajya atemberaho nanjye nari mfite moto yo mu cyaro natembera ari we mu kiruri njyewe mane njye nari nyumwe naratwikaga noneho ubu nibwo uri gutwika kurushaho noneho gutwika nta mafaranga ibyo bintu bibaho kandi uri nk'ubu ejo bundi Nyakisi yaguhaye miliyoni itavangiye gusa utamaze gutwika Sabe nawe nkubita 800 cyakoze Sabe nawe ni umukire Sabe gutya wo kwisimba kubita 800 nanjye ndabyakira gutya byo byari nk'inusuniro ariko ukuntu bakunda batubwira ngo abasitari mukunda kuvuga ngo mufite amafaranga menshi ko mutayafite wasanga nyine wenda tugasanga mu buzima busanzwe biba bigoranye njyewe se kuri konti yanjye se waburaho ibihumbi bingahe gusa uko musabe hariyo mfite ya kerekamu menya baranayiborotse hari kubera amafaranga menshi ni ukuvuga ngo ibi bintu biragukije inama nakugira no kwakivira mu kimotari ugakomeza ukikorera neza ibi bya content ubu content creator nawe na Musinga arambwira ngo birabatunze ngagiye kuma miliyoni niba ari 35 utabesha Musinga yaguhaye iki
Musinga aratanga. Musinga se yabuze 50,000. Musinga ko duhorana ko nta kintu abariho bana. Baraba baba bayafite. Baba bayafite. Niyo umuntu yaba yarahaye wenyine. Ase umuntu mwahuriye mu muhanda. Nyine Nzovu we yaguhaye angahe? Nzovu ura musara. Gihorere Nzovu we nta mikino. Yajyamaye inote y'ibihumbi 10 da. Inote y'ibihumbi 10. Nzovu ndamwemera buriya. Ari kumva ko aba yakoze umuti ibihumbi 10 n'amafaranga. Cyangwa niwe wamuhaye abantu bavuze ngo dore ngo mufashe serifa ariko ngo ahise agenda ngo ataguhaye interview. Wowe uzacunga. Nzovu ahubwo nasabye comment nagira iransetsa. Hari comment bateye ngo katarengeje iminota ngo amasegonda 30. Katarengeje amasegonda 30. Kugira ngo wumve urwego rwa Nzovu. Nzovu nyihera agafoto. Katarengeje amasegonda 30. Nyine twibaza ko ari wowe wamuhaye amafaranga ubwaho kugira ngo ayaguhe. Yicyo ariko arama ikiwe afite amafaranga. Ko nanjye nayo mba mfite namuha. Twese nta mafaranga tuba dufite. Utazanambona gutya ngo ku bintu bya kamera. Ushobora no kunungura mu mufuka n'ingwereke n'ibihumbi 10 cyangwa 5. Ariko kuri konti abariho. Ibyo bya konti ninde ugira konti? Ako nafunguye aka YouTube ngo karahembaho ngo ni ibiceri ku kwezi. YouTube irahemba. Niko nyanumva bavuga. Shatura yakorera amagaka. Ndasubira mu ntara mfite imodoka. Ubu ntabwo uzongera gusubirayo na moto. Ese niba bamo amafaranga kandi ngiye kugafungura. Ufite perime y'imodoka se? Narize niba nta mfite si wo kwiga ibintu si wiga ukahita ugikorera. Tuvuge ko wakoreye ino za perime nk'inshuro zingahe? Hari abantu njye numva ngo bazikoreye inshuro 30. N'abandi biterwa n'umugisha wundi. Umugisha Imana yaguhaye si wo yamaye. Wowe wayikoreye nk'inshuro zingahe? Inshuro zingahe perime? Inshuro imwe, iya kabiri ndagibona. Inshuro ya mbere ntabwo bakurenganyije, amakosa yari ayawe urayemera? Amakosa utari koko ari imyako yari iyanjye ndayemera. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngarambeshyeye ngarandenganyije. Akakurenganyije ati cyawe naho kijya, icyawe muragendana, gutya agatoki ku kandi, akaboko ku kandi nyine. Perevizwari yo? Perevizwari ni inshuro 5. Inshuro 5 upfa yongera. Inshuro 5 mwana kandi naragarukiye siniyasigize. Nawe byumve ndi umuntu uzi ubwenge. Ndi umuntu uzi ubwenge gutya perevizwari rananiye. Ari umuntu ukora kabiri agahita yumva yabivamo burundu. Uwo yamaze ubwo ni ibitekerezo bye. Njyewe ikintu ninjiyemo gutya mangana nacyo nkatutiriza gutya kandi kikagera kure. Wari uzi icyo ushaka? Hari n'igihe cyageze mbivamo. Ndavuga ati ibintu by'imbuga mbivuyemo. Bivamo gutya ibintu ariko narimo. Wari uvuze iby'imbuga kandi ari perevizwari. Iby'imbuga nakari gaciyemo buri. Iby'imbuga bijemo ibya perevizwari. Ahari washonje. Simbizi. Abamotari bakunda kurya ngo sinzi. Bakunda kurya? Bakunda kurya. Ahubwo se ninde udakunda kurya? Oya ngo abamotari nibo bantu ba mbere. Ngo abamotari nibo bantu ba mbere basesagura amafaranga bya atari. Urumva ugasanga saa sita yariye 3 nimugoroba bariye 3 yagera mu rugo ntarye kandi yabohereje 2. Ahubwo we uzanigira Imana buriya uzasenga Imana. Uzasenga Imana ubona ibyo kurya niyo wanabibona ukabisigaza ukabimenya. Wowe uzasenga Imana wibonera ibyo kurya gusa. Kuko nawe ye wabibuze inzara iragukanda. Inzara iragukanda mwana nawe kumva ko yagukanda. Ako nawe nubibona n'ibyo kujugunya nushaka ujye ubishugunya. Uvuga ati uyu munsi nakamenye amafaranga yaje. Ugereranyije ukwezi by'amafaranga. Ugereranyije ukwezi by'amafaranga. Ngiye ku kwezi. Ku kwezi se nabura inote ya 15 nyiga. Ku kwezi. Ubwo se ku munsi kaburya bwa. Cyangwa uritekera se urya restaurant. Ni ka restaurant. Nasubwo no kwezi ubwayo waburya 5 ku munsi. Ku kwezi. Kandi je nariye neza. 15 gutya ndagikanda gutya. 15 ni menshi mwana.
ndetse ntabwo ujya witekera ntabwo ujya utashye mu rugo. Dufite akagazi k'ibiro 12. Ubana n'undi muntu. Ariko nyine yashijemo kogore ndi byarashe yanashijemo ikigura 21, ariko ubu yiyongereye tushugunya kore ibihumbi 5 se wabikora. Amafaranga ni menshi cyane. Ni menshi nyine ngabya bositari. Mwese mwakiguriye imbabura. Abantu babagira inama yo kugura imbabura kuko gazi zarahenze. Imbabura yo kugura yo gutekera. Oya imbabura nyine imbabura nabyo wateka nari bi. Ariko imbabura wapi. Ubu ugomba kuvuga ngo aho guteka ku mbabura nyine wakwemera ukizirika ukazagura akagaze ka makeya. Ese utatubeshye buriya kiriya cyangwa wajyanye mu ntara nabonye yari wambaye complete y'umweru na timba buriya gihagaze amafaranga he? Kiriya kiriya kiba gihagaze amafaranga makeya. Bazajye kwibariza bazareba. Babarangira se ko babaza he? Urumva iriya complete bwayihagaze angahe n'inkweto? Birase si makeya. Ni makeya nayo navuga. Ntabwo wakwiye yavuga. Twaba no kwiteza abantu. Nawe si ukukubera none se agati kagura ngaho. Njya numva ngo ni makeya. Iriya pantaro siriya ishati ni makeya. Bazigendere babazire. Agati njya numva ukagura 100. Koko nibyo? Simbizi. Iby'inkweto byo nabyo mbazi n'imyenda. Cyaba bari bagutije. Ntabwo mbizi. Twongeye kugushimira rero. Wakoze cyane kuza hano. Dusaba ko n'ababa bafite ibibazo nabo bamererwa neza.